Imana igomba kuma ikimenyetso. Ariko reka nze mbabaze, ntibuzajye muragora umwuka w'Imana. Wa musore, abakobwa baza gusenga urukureba, Imana ikavugira mu iteraniro urukumva. Hari uwigeraho igahita imubwira ngo wa mukobwa we, kubera gutaha amajoro amaguru yawe nzayasumbanya, imoti izagonga, uzacika umutwe, uzagwisha umugongo. Warangiza ukajya kumurambagiza ngo nabonye ari mwiza, ngo nzamuhindura. Uzamuhindura umuntu Imana iri gucunaguriza mu rusengero, uzamushobora? Uzikoraho. Kabano undi mugezeho igahita ivuga ngo ndakubakiye, nguhaye urugo rwiza. Ujye uhita nujya mubona Imana yerekeye mu bakobwa, mujye muhita muhumura, murebe, mugira nka guca, mujye murareba ibyo iri kumuvugaho. Nguhaye igipangu, nzakugirira neza, ndakwaguye, abana bawe mbahaye umugisha. Uracyasaba ibindi bimenyetso? Warambagije uwo. Irembo Ryera TV, Irembo Ryera TV. Mu mufuka wanjye nonge nkagenda byina, nkagenda nkatega bagashiramo, nkaba ndasimbutse, nkasimbuka, nkaba musomye ku bwanwa, nkongera ngatega imifuka. Yesu ashimwe cyane. Baba bashizemo 350. Ijabo ryawe riguha iki? Narivuze ngo ijabo ryawe riguha iki? Ijambo. Gerard arankomanga tumva, uzi n'ikindi, nkwemereye aho kuryama, nkwemereye ji, nkwemereye ifunguro, wowe uzishakira akazi. Mara y'amezi 6 ndi kubyina, nkajya njya gutera ibiraka mu bukwe, nkagaruka mu birori, uko bapanze ikirori, abisamana amazina, abari kwibuka imyaka bamaze, abashingiye, abahawe inka, nkagenda nkababyinira bakanyishura. Amezi 6 arashira, numva umuhamagaro ngarutsemo, ngaruka kubwiriza abantu, singe wahera. Haleluya. Sinzi uko mumezera. Kuri intebe uzuyitereka mu rusengero, pasiteri mubi ayisohora ayite hanze turebe. Urategereje ngo bazakubwira ngo zana umukeka, wawuzanye se ugashiramo ukareba ko tuwusohora. Hanga udushya, nushaka uzana kandi gatute ugatereke hano, urebe bube bwishi bubyigana. Ijabo ryawe riguha iki? Ijambo. Reka dusome amagambo y'Imana aboneka hano mu Ivanjiri ntagatifu uko yanditswe na Matayo. Ivanjiri ntagatifu uko yanditswe na Matayo, ibice 16 ku murongo waho wa 15. Haranditswe ngo, Matayo ibice 15 ku murongo waho wa 15. Ibice 16 ku murongo wa 15. Arabasubiza, arababaza ati, mwebwe ubwanyu mugira ngo ndinde? Arababaza ati, ariko mwebwe ubwanyu mugira ngo ndinde? Simoni Petero aramusubiza ati,
uri Kristo umwana w'Imana ihoraho? Yesu aramusubiza ati, urahirwa Simoni wa Yona, kuko umubiri n'amaraso atari byo byabiguhishuriye, ahubwo ni Data wo mu ijuru. Nanjye ndakubwira nti uri Petero, kandi nzubaka itorero ryawe kuri urwo rutare, kandi amarembo y'ikuzimu ntazarishobora. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Hari imbaraga yabonetse muri iki kiganiro itunguranye kandi batari bayiteze. Yesu umunsi umwe yabajije ibibazo bibiri abigishwa be bikomeye. Arababaza ngo abantu bagira ngo ndinde? Intumwa zose zisubiza icyo gisubizo. Ziravuga ngo abantu bagira ngo uri Eliya, abandi bagira ngo uri Yohana, abandi bagira ngo uri umuhanuzi. Buri wese akajya asubiza uko abyumva. Yesu aravuga ati, iki ya mbere muragishubije. Bamwe bajya babona ndi nka Eliya, abandi bajya babona ndi nka Elisa, abandi bakabona ndi nk'umuhanuzi, abandi bakabona ndi Yeremiya, abandi bakabona ndi nka Yohana. Abona abandi. Icya kabiri, mwe mugira ngo ndinde? Petero atera intambwe aravuga ati, njyewe uko mbibona uri Kristo umwana w'Imana. Yesu aratangara aravuga ati, si inyama n'amaraso, si umubiri, si n'ibyiyumviro byawe. Ariko Petero we yumvaga ari nk'ibyiyumviro bye, ariko umwuka we n'uwa Kristo cyangwa w'Imana byari byarahamanyije. Umutima we urabyemera yuko Yesu Kristo ari umwana w'Imana. Kumbi ntiyamenya ko ari ihishurirwa agize. Yesu aramubwira ngo, Simoni, uhereye aka kanya ni umwuka w'Imana ukujeho, ubaye Petero, bisobanura urutare. Kandi kuri urwo rutare niho nzubaka itorero ryanjye. Amarembo y'ikuzimu, haleluya, naho yahaguruka. Buri muntu agira amarembo ye y'ikuzimu agahaguruka. Yaguhagurukira uri umukobwa, yaguhagurukira uri umusore, yaguhagurukira uri umugabo, yaguhagurukira uri umugore, yaguhagurukira warize, yaguhagurukira utaranize. Amarembo y'ikuzimu yaguhagurukira ufite biro ya leta, yanaguhagurukira wikorera. Amarembo y'ikuzimu yaguhagurukira uri pasiteri, amarembo y'ikuzimu yaguhagurukira uri mwarimu, yaguhagurukira uri umudiyakoni, amarembo y'ikuzimu yaguhagurukira uri umwigisha, akaguhagurukira. Yesu ashimwe cyane. Hari umugabo w'iwacu w'umuvugabutumwa ukomeye, nimvuga umuntu ukomeye, burya umuntu wabashe guhindurira abandi
ku mwami burya aba akomeye. Yigeze yorora inka 3 agura n'utumoto 2, yitwa Ndezi Thomas. Umuntu basenganaga mugirira ishyari, arangije aganira n'umugore we, aramubwira ati wowe uzahamagare Ndezi umubwire yuko ugwaye, noneho akunda kugira impano yo gusengera abantu, azahurura aje kugusengera, nahagera azasanga bakuyemwe imyenda yose, umubwira gusange mu cyumba, namara kugeramo nanjye nzaba ndi nkaho hafi mfite inkota, mfite n'abandi bahungu bafite ibipanga, tuze tubimufatireho, ziriya moto tuzijyane na ziriya nka tumusinyishe n'inzu tubijyane. Umugore arabyemera. Ndezi bamufatiye ibipanga, bamukuyemo imyenda, barabyemeza ngo bamufatiye kuki? Ku mugore. Itorero riramutenga, aramamagara, ninjye wamuhamagaye. Ndezi umuntu w'umuhubiri, mutumishi, umuyumbe, ubu koko wagize gutyo ukuramo ipantaro bye? Arambwira ati Manuel, banguka hano, ibindi byose ndabisobanura ari uko uhageze. Ngira ngo ashaka kunyaturira, ndatega ngerayo. Ngezeyo arapfukama, mutega amatwi nk'umuntu ugiye kwatura ibyaha yaguyemo bibi, akaba yaguye ari umuyobozi w'icyumba cy'amashengesho, umuvugabutumwa mu Rwanda no mu bindi bihugu. Arambwira ati Manuel, wasenze usanga Imana yaguhishuriye ko nabikoze? Ndava ntago niriwe nyisenga, ikimenyetso nuko bagutenze. Mbona Ndezi ararise, baramutumira mu nama nyobozi ngo abisobanure. Ndezi ajyayo, umugore n'umugabo baramutsinda, kandi igikurikira ari ukuyoboka urukiko, kubahuka urugo rw'abandi, akajya gusambanya umugore w'abandi wasezeranye imbere y'Imana n'imbere ya leta, ubundi akamukwa mukubye 7 niko amategeko avuga. Amarembo ntiyari yahagurutse. Ndezi ngiye kumusengera, Imana irambwira ngo nta marembo y'ikuzimu yagize ute? Yahagurutse. Hari amarembo y'ikuzimu aguhagurukira, abantu bakajya bagira ngo ntusenga. Urasenga nuko amarembo y'ikuzimu yagize ute? Yahagurutse. Yesu ashimwe cyane. Amarembo y'ikuzimu yagize ute? Numvaga nkeneye kugira amatsiko yo kumenya ikiri buve mu iyo nama. Inama irangiza yanzuye ko Ndezi agomba gushyirwa inyuma y'itorero, ubundi wa mugabo ahita yinangira ngo ngewe nubwo ntago byacira ngomba gukomeza mu buyobozi. Mbwira Ndezi iti soko nsange hanze, n'iby'umwuka yaranyongoreye, umwuka ajya yongorera. Haleluya. Ntimuzategereze mw'abantu mwe ko ibintu byose bishyirwa mu ndimi n'ubuhanuzi. Ntukiri gusaba ibimenyetso ngo njyago ndi gusaba ikimenyetso ngo kugira ngo nkore ikingo, nuko Imana igomba kuma ikimenyetso. Ariko reka nze mbabaze, ntibuzajye muragora umwuka w'Imana. Wa musore, abakobwa baza gusenga urukureba, Imana ikavugira mu iteraniro urukumva. Hari uwigeraho igahita imubwira ngo wa mukobwa we, kubera gutaha amajoro, amaguru yawe nzayasumbanya, imoti izagonga, uzacika umutwe, uzagwisha umugongo.
warangiza ukajya kumurambagiza ngo nabonye ari mwiza ngo nzamuhindura. Uzamuhindura umuntu Imana iri gucunaguriza mu rusengero? Uzamushobora? Uzikoraho? Kabano undi mugezeho igahita ivuga ngo ndakubakiye, nguhaye urugo rwiza. Ujye uhita nujya mubona Imana yerekeye mu bakobwa, mujye muhita muhumura, murebe, mugira nka guca, mujye murareba ibyo iri kumuvugaho. Nguhaye igipangu, nzakugirira neza, ndakwaguye, abana bawe mbahaye umugisha. Uracyasaba ibindi bimenyetso? Warambagije uwo. Simbavugiye, mbarangiye umugeni. Yesu ashimwe. Ndezi ndamubwira ati Ndezi, subira hariya mu nama nyobozi, ugende uvuge ngo Imana imbabarire, njyamanye n'uyu mugore inshuro 15, none ndihanye burundu, sinzabisubira. Urebe ikiravamo, ubundi ko wasebye uri mu biki. Arinjira ati imbabarire, tujyamanye n'uyu mugore inshuro 15, ariko mbicitseho, sinzongera, nihaniye imbere yanyu. Ahita agira na satima, ararira, ariyanagura ibimwira kubita hasi. Umugore arahaguruka arakenyera aravuga ati nde uribeshe. Twabipanganye n'umugabo wanjye yuko tuzaguhagurukiriza amarembo y'ikuzimu, tukagutwara inzu, tukagutwara inka, tukagutwara moto. Twarabipanganye. Wa mugabo we, ni wowe wanyoheje, nanjye ndabikora, ariko sinigeze njyamana nande. Urubanza ruba rugeze ute? Rurira. Abantu bagira ngo ndinde. Bwira uwo muri kumwe ngo ntago Petero ari we wari urutare, ahubwo iyerekwa Imana yari yarashizemo nigo rwari urutare. Imana yagombaga kuza ikubakira kw'iryo yerekwa, akaba ariho yubakira itorero. Bwira uwo muri kumwe ngo wubakire kw'iryo yerekwa. Haleluya. Kuko biranditswe ngo itorero ryanjye nzaryubaka ku ntumwa n'abahano. Reka dusenge. Haleluya. Data wa twese uri mu ijuru, ariko hari abantu bari kumva nabasengera bafite ibyifuzo byabo batabyatuye. Haguruka ngo usengere. Gwino hano wa mugabo wowe ufite marikeri, hagarara hariya. Hagarara hariya. Aho reba hariya hepfo, reba iteraniro n'iryo rigiye kugusengera. Umva Imana kuntu yambwiye ngo wigeze ugira kudufaranga hano mu mujyi wa Kigali. Bano nibo bakuzi, njye ntago nkuzi. Iwacu ni Rubavu, hano nibwo nahagera, nahanyuraga gusa wigendera, sinjye wahera. Imana yambwiye ngo nkubwire ngo wigeze amafaranga. Ubu ngubu abana bawe umwe abahe, undi abahe, undaba mu Busuwisi. Ku kwezi bagushiriraga akantu kuri konte ko ngiye kufunguza udukonte. Narurumiye, rambura ibiganza, nabonye amabariyeri atangiriye ibintu byawe. Rambura ibiganza hejuru, ngiye gusenga Imana y'amahoro. Umuntu uri mu Busuwisi niyo yamworereza amadolari 1,000 ni miliyoni. Umuntu uri muri Canada niyo yamworeza amadolari 5,000 ni miliyoni 5. Ndamusengeye ngo ufungure imigisha ku buzima bwe, kandi
ariko abera bazamuye ibiganza muzamure hejuru, nabo mu biganza byabo mbaturiyeho umugisha, kandi imitima yabo ifunguke barebe umurimo w'Imana kugira ngo bawushyigikire ubashe gutera imbere mu izina rya Yesu Kristo, amen. Narindi kubasezera mwirigwe.